gira message wabwira ngo mwicaranye. uyo akakubitwa n'inkuba. Ni umugore nashatse tukabana igihe kinini, nkumva ko kugeza amagingo aya ngaya yakagombye kuba ari ahantu nawe ubwiwe atazi, ariko reka nkubwire, uyu si umugore. Numva uyu si umugore, uyu ntabwo ari umugore. Ni iki? Hanyuma ndi umugabo. Uri umugabo. Savuze ko nari umugore ngo ndi umugabo. Ibi ngibi ni bibo. Kubera iki? Ngewe ikintu ngiye arimo arakubaza. Umbabarire, hari ibintu dukora twibeshye cyangwa se hari imyanzuro imwe n'imwe dufata duhubutse. Yego. Ntekereza ko kubana n'uyu mugabo narahubutse. Wambaza ngo waye. S'il vous plaît nyumva neza. Ntago twakundanye. Ntago twakundanye. Nagiye kuryamana ntakundana nawe. Mutaza kuntera umujinya nkagikubitira hananga. Umugore. Ngiye cyo ndimo kuvuga icyo nsobanura. Nateke nsobanure. Sibyo. Uramuzi uno mugabo ni intambara ariko ubu ngubu nani cyo nkora ko sinkira umugore wawe simbara nawe. Yaransabye banza wumve. Urumva? Singusaba imbabazi. Ngiye n'ubu ndacyazi gusaba. Barahari. Ariko umugore yemera gusaba imbabazi, umugore yemera gusaba imbabazi. Ikigaragara cyo yashaka kugaruka mu rugo. Ikigaragara cyo noroso yuwabyukaga. Noroso yuwabyukaga. Icyo mbivugaho, icyo nshaka impamvu se ntagashaka ko mbonana n'umwana kuva twatanga na gato. Umva nkubwire. Cyaka umwana n'umugore n'umugabo nta umwana ari umugabo umwe. Sindi wagiye umano w'amaguru bundi ariko se kwiyamanikira abandi. Kumugwa ashobora kugiye kuguru, kwashobora kugiye kuguru. Wagiye umano w'amaguru kicara neza nk'abagore nk'abandi. Namba umwanya. Ubwo mwanya gahabwa induru gahabwa ivu. Gahabwa inkoni idahiye. Wasoje. Nyanyanyo. Iwanyu. Wasoje nyine. Ntago ndarangiza. Izina ry'Imana abandi barongora habugenewe wagira ngo bakurongoye. Ngiye ntago ndarangiza tuza. Oya buretse. Yamamahoro. Ndeka. Ngaho nyine bikora. Ngaho bikore. Do it now. Mana yanjye reka mbabwire ngiye uyu mugabo ntabwo nakwicarana nawe. Ndakwiyamye amahoro. Ese wo amahoro. Byarangiye. Okay, reka dusoze ikiganiro. Mufite uburenganzira. Na burenganzira. Mufite ikiganiro. Na burenganzira mfite. Umugore wawe. Urumva So yes, je suis professeur Chuchu aka Eric Stoji de Superboy Sama ntibaga nteta tubwiza umuzitoginiye ku cyumuryango nkora kuko apete yapushinze ya propose ama equipe tiza apete bayitopa mu matsinda abanzi ndabasuhuje n'abatanzi ntimo bigireye ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi ariko subundi ni ku cyuntekeza ntabwo gutekereza ibitekerezo byo kuntekeza bitekereje mu bitekerezo bingahe nkuko mubibona rero n'uyu munsi ntabwo ndibuze kwibanda ku bintu byinshi kuko nateranyije abantu mbese nahuje abantu badahuzika nimba bivuga gutyo ubiyumve ninge muntu wa mbere ubagahuza imiryango ndetse nkonya nkanateranya imiryango ikaba ikindi kintu kiza kandi kingira kamaro gikomeye cyane uyu munsi wa none nahuje uwitwa Nadia n'uwitwa Cyaka yari umugore n'umugabo babanaga ariko kuri iyi nshuro baratandukanye nimvuga ngo baratandukanye nifuje kubahuza kugira ngo tugirane ikiganiro kuri kote yabo kuko ku nkuru yabo ya mbere mwarabibonye nitwe twahibanze ndavuga ati rero nimba abantu baratandukanye why tutakongera kubahuza ibintu bitaraba ibindi n'ibindi tubahaye ikaze kuri Big Town TV. Murakoze cyane. Mumeze neza? Yego tumeze neza. Nadi umeze fresh? Cyane meze neza. Uri kumwe n'umugabo muraka? Cyane. Mbere ya byose gira message. Gira message wa mbere umuntu ukunda. Nyine tera imito umuntu ukunda. Na message wamugenera. Tutajya kuntu byinshi. Namubwira iki ndamukunda I love you so much I miss you more than everything buri kimwe cyiza ndakimwifuriza yego gira message wabwira ngo mwicaranye uyo akakubitwa n'inkuba mumbabarire cyane so uwo ni Nadia rero twakiriye kuri Big Town TV reka duhereze na Cyaka cyangwa se umwe mu bapampe umwe mu bapapa b'abanyamahane umwe mu ndwanyi zikomeye cyane umwe mu bantu bihirinze bakubakurwa agira ngo rukomere uyu munsi wa none tukiri kuvuga ngo bizagenda bite Cyaka tugwaye ikaze. Okay, murakoze cyane kumikaze
ariko bari kunkubitisha inkuba ubu bazamukubita k'inyuma kandi kazaca hasi kazaca hejuru yego bazamukubita ko hejuru ntabwo bazamukubita ako hasi yego koko cyane. gira message wagenera umuntu wanga. Ngiye umuntu nanga ni umugore nashatse tukabana igihe kinini nkumva ko kugeza amagingo aya ngaya yakagombye kuba ari ahantu nawe ubwiwe atazi kuko urushako ni danger bro. uri umunyamakuru ibintu byabaye bushize warabibonye amavideo yose nayaberetse ntako ntagize wataye hanze ariko nashatse urushako rubi. Bega comment nashatse urushako rubi kuko umugore yarambabaje yanteje ibibazo yanteje rwaserera ibi ntago byagenze neza nanjye hano namushyira hano namushyira uziye kumubwira kujya gutura induba kandi hano najya kumutoza uyu mugore hejuru nabwo apana ajya hasi kwa basikayito ntago mutoza mwese sikayito atuye ahubwo we nukujya ku musozi hejuru irye hejuru niyo message wagenera umuntu wanga. Nka mu akazi k'ubukarani abapakura ibishingwa ari induba hejuru. Yego uyu munsi wa none rero twifuje ko twakongera kuganira namwe nyuma yuko habaye ibintu bitari byiza inkuru zabaye zakasa mutwe. Nge natekereje kuri kote ya cyaka n'ibindi bize guheraho nifuje ndavuga ngo nyuma yuko mbonye ko Nadia ashobora kuba yaritekereje umubare utari mwiza kandi hari ukuntu umugabo ashobora gutandukana n'umugore we afite gahunda yo kuzaza akagaruka gukora icyitwa kumucyura. Sinzi n'icyo kintu cyiza iyo bavuze kumucyura bumva ari biki. Kumucyura umugore wahukanye cyangwa umugore wataye umugabo akaba ari mu muhanda ari muri ruhurura cyangwa se umugore wataye umugabo yarahukanye. Yego iyo ugiye kwenda kujya kumufata nk'ahantu yagiye ugenda ugiye kumucyura. Yego nukumuraruza yego icyo nita kumucyura rero by'umwihariko Nadia mwarakundanye n'umugore mwabanye igihe kingana n'imyaka 9 uyu munsi wa none ntimukiri kumwe ndetse binumvikana ko iyagutanye n'umwana. Tutarajya muri byinshi ubuzima bwawe n'ubw'umwana bubayeho gute mu rugo rudafite umugore? Ubu nge n'umwana wanjye tumeze neza cyane. Umwana ikinashaka amata ibintu byose yawurute mbese n'imbuto na voka ibintu byose arabibona. Kandi umwana wanjye nazanye n'umukozi w'umukobwa ubu bari kumwe amwitaho urumva nge umukozi w'umukobwa ntago tubinoza we yita ku mwana wanjye nanjye akantekera akamesera agakora ibintu byose mu rugo neza. Nyuma yuko umugore nashatse bro twasezeranye urumva reka nge mfite agahinda mfite umujinya urumva ibintu byabaye bushize warabibonye. Yego ibintu byabaye bushize warabibonye. Harya umwana wawe amaze kugira imyaka ingahe? Ubu afite imyaka 9 ariko reka nkubwire uyu si umugore numva uyu si umugore ntago ari umugore niki hanyuma ndi umugabo uri umugabo savuze ko nari umugore ngo ndi umugabo ibi ngibi ni bibo cya kubera iki ngewe ikintu ngiye arimo arakubaza ibyo ni ibibuto yikoreye ibi ni ibibuto sibyo ibi ni ibibuto afite amabere afite amatako wenda ni meza okay sawa mwana ishimwe kukibona kari meza ntago ndi kuyabona kari meza nabonaga imbere urumva ariko kuko ufite amatako meza afite amabere meza gihagaze nge ntago nkubara nk'umugore uri umugabo ndi umugabo yego for sure uri umugabo sibyo nakubwiye ndi umugabo niyo mpamvu nyine ntabwo mundi hari inzira zidahura sibyo umbabarire hari ibintu dukora twibeshye cyangwa se hari imyanzuro imwe n'imwe dufata duhubutse ntekereza ko kubana n'uyu mugabo narahubutse wambaza ngo waye niba akakanya ari umugabo twabyaranye nge simbihakana simakana ko nabyaye mfite umwana w'imyaka 9 akakanya niba ari umugabo
akaba ambonamo umugabo mugenzi we shurumva n'inyuma yahabomora sinzi umugabo se ku buryo wabwira umugabo mwabanye mu buriri mwakundanye mwashakanye ukavuga ati n'inyuma yahabomora s'il vous plaît nyumva neza ntago twakundanye nagiye kuryamana ntakundana nawe yaramfatiranye ushatse kubaza ko yagufashe ku ngufu yafashe ku ngufu ariko yaramfatiranye babarira no wituma isukari yanjye izamuka nizamuka rero ndakujugunya epfiri ya Nyabisindu sibyo nakubwiye ndakujugunyayo reka ngwizuko sibyo nakubwiye ko mfite umugabo w'ishitani reka ngwizukuri bakomeje kumushinja amahane n'abanyarwanda bari kureba iki kiganiro baraza kubibona sibyo barabitubwira muri comment aha kuno mugabo ntashobotse niba bivuga barabivuga nta kibazo ariko nushobotse nta kibazo baratubwira udashobotse kandi namwe muri gukora namwe muri kubona kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu ku cyumweru niyo mpamvu ntabana nawe niyo mpamvu tutashobokana imyaka 9 yose ntago nagushimishije madame cyaka washinjijwe ko ngo hari uburyo ngo utakoraga ikijyanye n'inshingano z'umugabo bura ngo hari inshingano umugabo afite mu rugo ngiye ntabwo mbizi ndacyari muto ariko ngo hari inshingano ngo utakoraga ari nazo zatumye uwitwa Kayusi aguca inyuma umugore aramugutwara binavura yewe oya ushaka ureka mvuge cyangwa reka mbanze mvuge ureka mvuge umukure muri ibi urani boyfriend se cyane urani boyfriend cyane umugabo mugenzi wawe nta kibazo ibintu warubajije watubajije gute ngewe narivuze ko wowe cyaka ngo impamvu umugore yaguciye inshingano zo mu rugo bivugwa ko impamvu umugore yagutaye ngo byaje kubukekwa ko ntabwo ngewe umugore yantaye bro urumva ntabwo umugore yantaye nge naramwirukanye ndamusenda aravuga ati genda sanga abagabo bagenzi bawe ndavuga wijyanye ngo utigeze namwirukana na amakariso yiwe n'amasute byose namuharajyana navuga ati niyo twara ibindi ntabyo twara kuko ngewe ahubwo namugiriye impuhwe kuba n'ikariso n'amasutiye n'amasujipe nge nabikuguriraga natwe aragomba kuba nadufashe nkatugumana agasohoka nta kintu yambaye ariko ngiye nabyize ndavuga ati okay ntacyo reka ntuguhereze ugende ariko were kunteza abantu ure kugira gute umugore wawe yivugiye ko nyuma yacyagihe burya ngo wanamwinginze ngagume mu rugo ariko asubije ubwenge nyuma ngasanga nta mugabo kurimo ngo ntubasha ngo nta kintu ukora ngo niyo mu buriri ngo uraho ngo nta kintu ushoboye arangije avuga ati reka nishakire umugabo ushobora kuba kubita bikavuga urumva se aravuga ati wenda reka tugire afata umwanzuro avuga ati n'iby'isezerano byawe ngo nta kintu kirimo ngiyewe reka nkubwire hasi nibyo koko wenda turetse kubeshya utarajya mu bintu byinshi kuko ngo ntago basha ntago ari byo arabeshya ngo epfiri yango nta kintu kirimo arabeshya oya ikimenyimenyi oya se buretse nawe ko se buretse urabasha ngiyewe ikintu ngiye kukubwira cyo ni kimwe impamvu ngiye kukubwira ikintu ucyumve neza uko uruguturushira mu gutwi igipangu twabagamo Randirodi yanyirukanye kubera yuko namuronguraga amasaha 3 yose turu ya mbere tukiri kumwe agasakuza akagira gutagatabaza inzego z'umutekano abanyerondo bakaza arabeshya rugo rwose rero rufite satani arambeshyera nabyo ntarubizi arambeshyera ndatanga abagabo telefone mfite bimenyetso mfite voice boss nyiribyo nambwira ngo guturarongora umugore ijoro ryose bugacya ni igiti ni biki ni imodoka utwaye bite urumva niba navuga ko byabayeho nacyo ni ikibazo nicyo oya nacyo ubwo ni ikibazo none se gute umugore mu binoza igipangu cyose kigahura urumva atari ikibazo sibye ko nta nibyabayeho ni wosakuza abantu bose barabizi ntago mbeshya ese ni n'umugore wawe uyu ni umugore wawe niwe wabikoreye yego niwe wenyine uhakana ko umugabo wawe atabasha oya hari okay niza hari ukuntu umugore ajya gusura iwabo yego umugabo agacyura amahabara yego niba yaracyuye habara ry'isugi ntago mbizi ashobora kuba ari we yabinogejeho bikavuga ariko sha nabyaze no kuri ko Imana ngiye nayinyumvisha ndica amanda navyo yanogeje ayikumvisha nawe mutari muyumvira hasi nararikodinze ye ni kimenyimenyi muyumvira umva nkubwira
birahari nararikodinze birahari urumva mutaza kuntera umujinya nkagikubitira hanangaha byamahane wenda byo umugore ibyamahane wenda byo reka tubyihore hanyuma uramwana yavutse kuki nimba umugabo atarabashaga uramwana yavutse kuki mwana umaze kugira imyaka 8 9 yavutse kuki ndisobanura kuvuka ku mwana umuntu yanakurangiriza kwita ko ukabyara dufitanye byinshi noneho buretse ndabishira hanze nta kibazo reka twumve ngiye icyo ndimo kuvuga icyo nsobanura nateke nsobanure sibyo uramuzi uno mugabo ni intambara ariko ubu ngubu nta nicyo wankora ko sinkira umugore wawe simbara nawe sibyo twakoze divorce urasetsa kandi ngo waranakoye inkono zawe ntabwo urazigusubiza nazo baransubiza agenda bayazihaye bazimusubiza umva reka ngiye nkubwiza ngiye nazo yamaye nta nizo nari ntabwo ko ntabwo ugiye kuba igihombo kubyo umuntu umubyeyi yasubiza inkwano yabagukoye ngo zisubizwe undi muntu umva nkubwire we munyamakuru ibi bintu ushobora kubuza ngo ni utuntu tworoshye ariko ngiyewe mfite ibimenyetso byerekana ko uyu mugore ngiyewe namurongoye tukabana imyaka 9 twaba dufitanye n'umwana urumva abantu barabizi amafaranga yose niwe nayashyizeho urumva nta kintu ntakoze ahubwo ikintu ngiye kukubwira uyu mugore araza kwicuza kugenda kuraza kwicuza araza kwicuza cyane kubyo handi azaza kuruzinda iwanjye mu rugo oya se ahantu ngiye kwimukira azaza akuruzinda tavuga se kujye kuzana ibintu by'amarozi ngiyewe reka nkubwire uyu kuruga umugore wishakiye wowe reka nkubwire we ngo burya Kayusi ngo yarakwitegereje ngabona ngo nta mari kurimo ngo nta mari ndimo ngabona n'urutege ngo wapi ngo bura ngo munahuye no mu nzira bura ngo yaguhirika ngo bura alewe ntago nagutera nkakujugunye pfiriya wowe ntago rero waje gutabara mbahuruje wowe mugabo nanyu ngaruye muri dosi nawe ntago nagutera nkakujyana pfira ngo ajya kukujugunya wowe karana nariyoroheje kandi ngo umunyamakuru nariyoroheje nuko nanze kurwana niyo ufite itegeko rikurengera ariko reka nkubwire wagombaga kuba reka nkubwire icyo cyo nzi neza uno mugabo ni shitani nakubwiye no muri Nyabarongo cyangwa muri mazi yagutamo iyo ni impamvu ya mbere ntashobora kubana nawe hanyuma niyo mfite imbaraga zamuta muri Nyabarongo kuki nafite imbaraga ngomba kugutera nkagutera paka kandi nta kintu ufite nta kintu mfite kirihe urane kunterura byira bishoboye kuko imbaraga zari bujye hasi zagiye mu maboko warambwiye ngo ninge kwambara impeta ngo mfite rwoga mabondo ni iki ntago ari wabinsabye ukamwe ngo ntago wanjanye kwa muganga bakatugira inama bakanyambika impeta ibyo ntago byashobora mwana giye se kandi yego nabyo birahari byose kwa uyu mugore ne turabivugana mu kanya nyamarwa rugo mwana shaka yaruhuza ko nabona ibintu birimo buryo ariko uyu mugore wewe ni gute wifata ugata umwana nagukunda umva amadare kankubwire kwanse ushobora kwifata nta kintu abuze ibintu byose birahari ariko reka nkubwize ukuri uri umugore mubi uri umwana mubi reka nkubwize ukuri mfite byose ndabishyira hanze ngiye kubishyira hano hanze kuri mikoro turetse n'ibyo byose ngiyewe byose ngiye kubihashyira tutagera kuri ibaze aho umwana we agukumbura agafata umwana akaza kugusuhuza umwana ntago aguheruka umubyeyi wasubiye mu rugo rwawe nyine wasubiye mu rugo rwawe n'ubundi ko birabira ngiye turabana igihe cyose mba ndi kumwe nawe nta nubwo wagiriye impuhwe umwana se simusuhuje kumusuhuza se wamugaburiye wamuguriye byose yarwaye grippe wamuguriye imiti wagize gute hari ikintu umva munyamakuru reka nkubwire n'ubundi kumuza n'uyu mugabo uyu mugore ngo maragucya ngenda ndamukubita ngenda gukubita bro ndamukubita ngo yewe uyu mugore yumva nabi urumva yamye anyumva nabi hejuru ko ajya kuryamana n'abatinganye iranzerereze wese kandi uriya nabonye ikiganiro mwakoze kara kagabo uriya n'umutinganyi kuva kuwa mbere kugeza kuwa nyuma ariko ntiyabiretse uriya mu kanwa ahubwo nose nawe utabeshye mugana niba atari mu kanwa ni mu matwi uriya aratereta turetse kubeshyanya na uriya Kayusi ngo yitwa Kayusi nabyumvisha mu kiganiro uriya mugabo azamurongora mu matwi ntarwo azamurongora mu myanya ndangagitsina icyo nkubwira ibyo ngibyo menye ibyawe bivuge n'urugo rwa ndabwira wowe menye ibyawe n'urugo rwawe no mukozi wawe mucembana
hanyuma nanjye ndamenya ibyanjye gisince mbana nawe narimutse ahantu mba aha nzaza nje kureba umwana wanjye nta kindi sinzigera mbana nawe ibyo ngibyo byo ntibizakunda mfite boyfriend mushya ufite Kayusi umutinganye cyane uzaje gutinga mu kabuno I'm proud of my love Shacyo koza wanakoshije kumuza n'uyu mugabo simubeye urumva ngiye by'umwihariko ubu niyo menya ko nanjye wampamagaye nzi ko ndahura n'uyu nguyu tuza hano oya se ako wavuze ku kinkunda wababwiye so ngiye gukunda inkuru nyamukuru ngiye yatumye mbahuriza hano nta yindi ngiye nago ngukunda ngiye nifuje ko urumva mwahura mwembi ku giti cyanyu mukababarirana mukaganira mukungurana ibitekerezo kuko namubabarira urumva oya cyaka ngereka mubwira ikintu kimwe urumva mwashwanye igihe kinini urumva mwashwanye igihe kinini narebye ndavuga ati rero ntabwo nshaka ko Nadia twamuraho mu mazi abira tumwohereza ahantu atazashobora kwikura ari kujya mu kuzimu nye kwa Kayusi ni muzima urana umuzimu uriya yita pasiteri ni umuntu nibandi wowe ariko reka mubwire naguciye mu ijambo naguciye mu ijambo ndazi ko ibyabaye byose nabashije kwihangana sibyo ndagerageza ndazi uyu mugabo tugirana ibibazo byabaye ndazi abanyarwanda barabibonye narapfukamye musaba imbabazi umugabo yanga kumbabarira sibyo kugeza ubwo mfashe utuntu twanye dukeya ndigendera sibyo fata decision yo kugenda namusabye imbabazi uzagaruka n'amakariso yawe wasize uyatware urumva namusabye imbabazi ntiyabyumva hanyuma je niki kindi nari gukora nagombaga guhita nigendera nakumeseraga muri weekend naje mu rugo nkakumesera amakariso nkagira gute nkakuba nkagwa keya ariko ibyo ntacyo bivuze ngiye mesi kariso yawe sindayamba kumva umugabo ushaka kukubaha kugira no kugufura imyenda yawe y'imbere Nadia tujye tuvugisha ukuri nimba umugabo washaka kugufurira n'imyenda y'imbere ni gute ushaka gukora ikosa nkaririya ugatinyuka umugabo waguhaye icyubahiro nk'icyo ngicyo ukakimwambura kuko ushobora gufata uburiri bwanyu mwembi ukaburyamisha mu ndi mugabo utanashima video irahari abantu barayibonye video ngufata nkogwa gitumo wowe hanyuma ubundi abagabo b'abasaza bagezweho nimva muri kino kiganiro abagabo b'abasaza bagezweho nimva ndaje mu nawe rero ibintu byawe by'intambara nibyo bintu banze na mbere hose jewe reka mubwire bro twarababaye uzi ko nundi mu wese atakwihanganira twarababaye twarakomeretse sibyo mwihangane mureke kudusuzuguza abagore ntako ntagize imisatsi ndakoresha amakara gazi irahari ibiryo umwana nta kinabura hanyuma umugore akaza akantezubwa kandi n'ibiryo biraboneka ibiryo birahari ibiryo byose birahari mu rugo ibiryo byose arajya igihe cyose arajyaga urumva arajyaga nta kibazo urumva ariko aransebya ariko aransuzuguza abatinganyi wowe urajya kurongorwa n'umutinganyi wowe ahubwo we yakweretse ibihumbi 50 wumva yuko nyine akweretse 50 hanyuma unkoreshereza umusatsi mama shenge ungurira muri salo wowe ibyo bintu urabizi neza ko biheruka tukibana okay tubana ejo bundi ngufata uri gusambana n'irambobo y'umutinganyi ni Kayusi nasabye imbabazi ni wazinyimye si wazinyimye hanyuma wagira ngo nice mu duce se kugira ngo umbabarire ushaka gufata uburiri bw'umugabo ukabuzanaho undi mugabo umutinganyi noneho se cyareka nkoze ikintu kimwe biriya bintu wambwiye ko mwa mufite gahunda ko mwasezerana mu murenge mu buryo bweruye mu buryo bw'amategeko umugore akaba yaragiye mutarasezerana ariko nge naramukoye waramukoye nibyo nyine ariko umuntu ntabwo mwasezerana imbere y'Imana imbere y'amategeko twarasezeranye arabeshya twarasezeranye kandi yarabihakanye arabeshya wowe arishakira isoko ariko arabeshya oya ntago mbeshya ntago twasezeranye bivuze kuzashingwa n'undi mugabo izasaba divorce yabare na Kayusi cyangwa se n'abarabatinga bizagusaba divorce kandi ayo nzaguha Nadia waratubeshye kumbi kuko umugabo yarababeshye ndagwa voice ariko se we ibintu byawe byose bifitemo voice we n'isezerano bifite voice kwa ko sinigeze mwizera igihe cyose hagati yanjye nawe hari nagomaga mukeka yuko ari umunyamabara uyu ni Kaguru uyu nguyu
kaguruwe niyo naje navuye mu kazi antamuburira akagenda akambwira ngo ngiye kugura amayinite akamara amasaha 3 ataragaruka akabona kugaruka bivuge icyo nzi cyo abafundi mwaragowe none se muragenda mugara kubikwa ukagenda ukamara ukwezi oya reka umugore umva uzi arimo kugira ngo we icyo ashaka icya mbere sinasezeranye nawe yaransabye banza wumve urumva singusaba imbabazi nje n'ubu ndacyazi gusaba ariko umugore yemera gusaba imbabazi ikigaragara cyo yashaka kugaruka mu rugo ikigaragara cyo norosoye wabyukaga kuva naragiye norosoye wabyukaga ntubyumva se Nadi urimo urasaba imbabazi umugabo nge namusabye imbabazi ariko imbabazi musaba sizo gusubirana nawe ni reka ni ukugira ngo mbone liberté ku mwana wanjye nta ugomba kubona noneho si ikibazo se wowe ugomba kujya kubi cyangwa byararangiye namusabye imbabazi ariko birya kuvuga ko n'umwana nge namusabye imbabazi ni yazima ariko ubu ngubu icyo nshaka ni liberté ku mwana urimo urazambanyiriza ubwonko muko umva uri kunsambanyiriza ubwonko bwanjye wowe none ubwo uravuga iki kubijyanye rero n'umwana wawe utari gufitiye uburenganzira bwo ugomba kujya kumusura kandi njye nabonye umwana aragukunda umwana aragukumbuye nimba umwana yifata akaba yagusanze ukaza mu kiganiro ahangaha mwaje gukorera akemera akaza ati mami basi nyambira mpobera icyo mbivugaho icyo nshaka impamvu se ntagashaka ko mbonana n'umwana simbishaka bina gato umva nkubwire cyaka umwana n'umugore n'umugabo nta umwana ari umugabo umwe ntago ari umuntu umwe uswagira ngo twari turi kumwe kibagabaga noneho niba ashaka umwana amubyara nakayose n'uwamutinganye ugenda ubyara n'uwamutinganye mbabarira utamirika uyu mugabo mumubwire yigire hirya muramuzi ugenda umubyarane karakagabo ko gatinganye nikagutera inda nikakuronga akakomenamo intanga uzabyare do akira nkwereke fata hano shiraho shiraho guki shiraho unywa inzoga ntago nzinywa ariko ibaze ntabyeri wanywe ni ikigaragaza ko buri kintu cyose arimo kuvuga arabizi uyu mugore antera agahinda bro yarababaje kuva cyane kimutera agahinda ariko nshaka hinda navuye iwe ndigikara ari uyu nguyu wampamage ko mpura nawe navuye iwe ndigikara nose nge ko nabatumye kugira ngo mbunge mwongere musubirane nk'umugore n'umugabo erega nge imbawe zanyu ndi kubagira nta zindi nuriya mwana ntago ari mwe nanjye icyo nicyo nshaka ahubwo ndaje mutumure byose mubibone noneho icyo nzi cyo n'abanyarwanda bari kubirase ko bari kubireba ufite amahane bari kumubona ngiye mfite amahane ko kagenda wanteye akahese warambabaje ibyo ndwara imwe umugore wabagira yo gucana inyuma gusa ariko si ubundi sirimwe yambonye ni rimwe yakubonye sirimwe yambonye izi ni zose byari ibanga nta kugeza kubona ni yambonye ntabwo yambonye none byo rimwe yambonye nibyo bituma sakuza n'ikindi gihe nijoro aragenda agasiga umwana mu rugo ariko nturamfata wamfashe rimwe akajya mu tubari wamfashe rimwe iryo rimwe wamfashe nibyo rituma mumora kandi bavuga ko iminsi igisama ari 40 yego yari yuzuye 40 ubwo 40 no mwangereyeho ko nanjye nabwo bamfite se ase bitarukweshya nandi ira yari incura kangahe wenda warubikoze wenda wafashwe rimwe nibyo pe ariko se bira yari incura kangahe ibyo ni banga ryanje ukuri se ukuri fo ariko zinshuro zirenga n'ijana ewe wajya warwaye oya none yabona ijana zarageze aba yarasaza karacyari maze yasaza no se kuba bamutera bakamurongora igihe cyose yasaza Okay, ngiye basireka mbasaba akantu kamwe sibyo kuko ngiyewe ntago nabahuje kugira ngo muze guterana amagambo hano ngiye nabahuje mu buryo kugira ngo byibura oya se kandi none ibyo zarabwiye sinababwiye oya hano ni mu kiganiro noneho ntago ari byamende byazarwa se bizanye kanigendere nuko oya umva nyine basi reka mbabwire ikintu kimwe mayi nga noneho nyuma yuko duhuye hano ngiye nzira nifuje ko byibura mwagirana umwanya mwiza wo kugira ngo muganire urumva mwiyunge nimba ari imibanire mizima mukeneye ibeho ariko nimukomeze kugurukana gutyo basi ngiye nagira mwiyunge musaba imbabazi n'abanyarwanda bababonye babakurikiranye abakunzi ba Big Town TV bagiye bakurikirana ibibazo mwagiranye byiba mubasegeranye ko mugiye kubana nk'umugore n'umugabo mugiye kwita ku mwana wanyu ivyo kwirirwa umwe avuga ngo agiye gushaka undi mugabo ndashaka undi mugore ibyo ntaga uyu mugore nagiye nkora utuntu twinshi nkaga kutumwereka kwa kutamushira amakenga ariko aza uwo munyamakuru uzamuzana nzabatumira muzi wanje ahantu ngiye wiwanje ku rugo rwanje urumva ni wanje mu rwi wanje nta kodesha ntagira gute azarebe kuva natandukana nawe nateye imbere namaga amafaranga kujya muri salo akajya muri salo za 500 niba namayumbi 10 agakoresha 1500
500 akayatanga ariko kuva natandukana nawe nateye imbere imeze neza ntago ngusenga nta kibazo umwana ameze neza ariga ku ishuri ryiza ibintu byose nanjye ntacyo mpomba ntacyo nahombye icyo ndeba n'umwana wanjye kubita shaho ariko ikigaragara cy'umugabo aracyagukunda nimba yifuza ko waza mu rugo se cyangwa akakinkunda n'ubundi aranduterega yanankunze mbere hanyuma ngiye nacishije bugufi sinagusabye imbabazi kunsaba imbabazi ibyo bivuze iki none se urabizi neza ko afite ubukwe urabizi neza ko afite ubukwe n'akayuze ntabwo yakora ubukwe uyu nguyu ego ko ngiye mfite ubukwe ahubwo ndagutumiye ejo bundi uko kwa munane ariko ugiye kubukora na satani ugiye kubukora na satani uwo satani niyunze nawe kandi naramukunze Nadi I'm proud of my shitani nyene nabatinganye nyine mugiye gukora ubukwe amagambo akomeye umugabo wawe umuntu urongora abantu mu kibuno umuntu urongora abantu mu kibuno ubu yakurongora koko wowe nose ubundi uri kumbaza ngo yandongora katarakurongora no subiza ibyo nkubaza umuntu urongora abantu mu kibuno yakurongora nanje nibyo ndi kugusubiza katarakurongora kari ngiye yarongoye ko nanyuzwe ngagutanga musanga ntabwo wamusanze kubwo wantangiye naragusoye mu nzi wanjye usoga rudukariso twawe umva uyu mugabo urumva ateze guca bugufi ibintu ntabwo n'umunyentambara ntabwo ngo yakumvikana ahubwo gufasha uri kunca inyuma nimba n'abantu bari kubira bazamutware ajya mu gisirikare bamushyire ku murongo ngira amahane gutyo se bwajya mu gisirikare cyahe Kongo no kujya muri imeni Kongo muri Kongo wo mu Rwanda naho ntibamwemera ni FARDC cyabamara reka nkubwire umugabo wawe uramwanga kurwe gushaka kumwereza muri Kongo none se ubu nuri kubibona nese ubu ni muri kubibona mwa Abanyarwanda mwe ni muri kubibona ashaka no kunkubitira aha nakibana nawe twaratandukanye hanyuma ibingibi kari byo muboneye kuri kamera ubu tukiri inyuma ya kamera byari bimeze wasanga nakuvundaguzaga yarakubitaga mana meze nka jetiri umugore namurongoraga amasaha 2 yose hari ibyo mutazi ngo gipangano twabaga ngo nuko ngo murongora cyane hari ukuntu urongora umuntu akavuga cyane nagarinje n'udukobwa baga yacu ninde se urimo so twabanaga mu nzu koko yego okay gira ijambo gira amagambo wamugenera mu gihe cy'umunota umwe twumva ibyari byo ndagitumura ahubwo ndagitumura usangura mutinganye hasoni we reka kunsebya we reba hano urumva hano ntago harimo capati urumva ahanga uri kubabona hano harimo capati hano mbabare utagiye kubitiraho kabyara nizo nkubise nizirakira mbabare utankubita sanga batinganye rero gira vuba nta kibazo wakoze amakosa nibwira ko njegura nisha okay reka tujye message tugenda tugenera buri muntu umwe kuri giti cyanyu buri se nagire message undi nimba mugiye kwiyunga nawe mugene message kumwiyunga aho tumva ibyari byo birangira okay namakanya ubusura ubona uyunga bifite ko mu mwanya nkavuga nawe okay ngaho muhe message mugenere message yawe yo kwiyunga nawe message nakugenera gendo bane n'abatinganyi umunsi uzumva kurongora nga kugerezeyo uzaza nkugerezeyo uzagaruka kandi uzangarukira uzaza aracyagukundira uzaza nzakwakira ariko sinzabana nawe uzajya urara ukwawe nanjye urumva reka nkubwize ukuri tumuka hasoni uragira message umugenera no dusoza ikiganiro bive mu nzira kuko ndabona ibintu byabaye byinshi rwose kandi kwiyunga byananiye icyo twabahurije hano kwa kujya muvuge rumwe ariko n'ubundi byanze kwiyunga n'umusazi n'indaya gira message umugenera sinamuretse akavuga nyine nandeke nanjye mvuge bazi okay ngaho basi yakuretse ikintu cya mbere Abanyarwanda bari muri kundeba reka nanjye mbarebe ku maso ngende kubareba wihangane watunguye nta kundi wowe uri kundeba nanjye ndikukureba icyo nababwira ariko ntuvuge ko ngabo yasinze nawe umbabarire ariko nagashobotse wenda ntuvuge ko yasinze pe ushobora ndabizi ushobora kugira ikibazo cyanyu muri kuca mu ijambo muri gutuma navuga komeza ntari sindi wagiye umano wa maguru ubundi ariko se uri kwiyamanikira abandi kumugwa ashobora kugiye kuguru kwashobora kugiye kuguru wagiye umano wa maguru ukicara neza nk'abagore nk'abandi namba umwanya ubwo mwanya gahabwa induru gahabwa ivu gahabwa inkoni idahiye wasoje nyanyanyo iwanyu wasoje nyine
ntago ndarangiza izina ry'Imana abandi barongora habugenewe wagira ngo bakurongoye ngiye ntago ndarangiza tuza ngaho mukomerezeho twari duhuze gicucu ari gutuma ndakara kahise cyakura rakara urakara ugaseka se ntabwo mfite vibe zo kurakara ubu tashinyikisha ibigori bidahiye hanyuma unywa amata yabyo icyakoze mwabantu mwari muzi ko hari umugabo ugira Egereza mikoro. Hari umugabo utagira feri mu kanwa. Baraziciye. Buretse abaza kugira message. Reka s'il vous plaît. Buretse gato. Burya si buno. Njyewe icyo navuga nahereye kare mvuga ko nshaka kuganira namwe banyarwanda muri kundeba. Ariko so urabaza abanyarwanda cyane cyane ko ndi umunyarwandakazi umutwe utekereza ko ndi umunyarwandakazi abanyarwanda bakumva wowe ndi umunyarwandakazi mfite uburenganzira bwo kuvuga ikindi turi ibyo ari kuvuga ngo yantumura turi mu gihugu gifite kigendera ku mategeko yego ntabone burya naratuje kuko nari mu rugo rwe kandi nari ndi mu makosa ariko ubu nta makosa ndimo wasambaniye kurira bwanjye yego ndabyemera sinanabihakanye ndabyemera sibyo wadafakana kuse nkibi nibiki unguza mwendo nk'uyu ni umugabo yarabwibagiwe babumuhereye ubuntu yarabutoye yabukuye nta nabucyo mfiteho turi mu gihugu banza wumve turi mu gihugu cy'u Rwanda nago turi muri Kongo yego ibyo ntacyo ibyo hano se ikindi mageragere irafunguye no bishaka kwitahura yitaha najyayo sinajya ntago nagerayo sawa ahubwo ndaje mwemeze icyo nabibwiriraga uyu mugabo namwe murabibona ko adashobotse pe ntagashobotse pe icyo namubwira bebe icyo nakubwira sibyo nuntuka ndakumena banza unyumve ntago umena kuko turi mu gihugu kigendera ku mategeko ntago turi muri Kongo nayo mategeko akwiye kuyagenderaho yego ajya kunsambanira mu buriri bwanjye kutagiye kundega se ntago byarangiye katagiye kundega ariko ubundi reka mbabwire umugire message ibintu birangire bive mu nzira njyewe icyo nababwira sibyo icyo namubwira icyo nshaka n'uburenganzira ku mwana wanjye ntago mbuguha no ikindi banza wumve ikindi mfite mariage ejo bundi mu kwa munani na Kayusi Mr Kayusi n'abatinganye yego ufite mariage n'abatinganye ubundi si bwaye n'icyo ubwo katantinga ikindi ushaka kureka kunsambanyiriza ubwonko ikindi ariko se have asigwa mama horo ni izina ry'Imana nditonda ariko nago kubita ino mikoro oya buretse amahoro ndeka ngaho nyine bikore do it now mana yanjye reka mbabwire njyewe uyu mugabo ntabwo nakwicarana nawe ndakwiyamye mama horo kubyo uvuye mu kiganiro se kandi mama horo uri kumva mbabarira buretse nanone kandi nabyo nshaka nabyo nkeneye kumva nagenda oya byo byarangiye buretse nyine byavuye mu kiganiro ase wo mama horo byarangiye okay reka dusoze ikiganiro ufite uburenganzira nta burenganzira mufite ikiganiro mufite uburenganzira umugore wawe urumva bariya rero bakayusi urano umwinjira urano umwinjira none urabyemeye yewe uri umugore none urabyemeye hanyuma urabyemeye none ko umugore wawe hanyuma urabyemeye ndi kukubaza uriya ni umugore wanjye wowe hanyuma nyine urabyemera none ko ndi umugore wawe ariko se usiko namugabo bashaka intambara ngutumura ubibone umva cyakoze reka mabwira ikiganiro reka tugisoreza ahangaha kuko ndabona ibintu bitaza koroha umugabo n'umumama yewe izi nkweto nyine nazi nyine niwe waziguze birumvikana pe njye ntabwo byakunda reka dusoze ikiganiro basi umva nkubwindo